nyuma yo kwirwaza no kwigwandika. nahoze ndi umugore wa Irene Murindahabi. Nimba atarongeye umwana mwiza, nimba atarongeye. umwana wa mbere mfite n'uw'Igicumbi, uwa kabiri mfite n'uw'Imuhanga, uwa gatatu mpetse namubyaye papa we n'uwo kumugena. Icyuma ku rutare. Mbere yo guca urubanza, banza ugeze ku ndunduro kino cyegeranyo, kandi nuza kuruca ubikorana ubushishozi udashingiye ku kuri gusa, ahubwo kuri nyakuri, kibera itaza guhabwa intebe y'imvunwa, kwa kuri guca mu ziko ntigushye kugahinduka umuyonga. Mwaba muzi itandukaniro riri hagati y'aya magambo abiri? Truth na reality. Truth bivuga ukuri, reality bivuga ukuri nyakuri. Ntituje kubabwira ukuri, ahubwo tuje kubabwira ukuri nyakuri, kugira ngo twongere dutekereze kabiri ku bikorwa duhoramo hano ku isi. Ubu bisa nkaho nabaye icyaremwe gishya, menya ko murandasi ifite ububasha bwo kumpindura icyogere mu nkuba binyuze mu rukundo rwanyu. Bityo rero byaba ari inkunga ikomeye kuri njyewe uramutse ukanze kariya kantu kitwa subscribe, ugakanda like ndetse ukama na comment na kariya kazogera ntukibagirwe, kugira ngo nituzajya dusohora icyegeranyo kizajye gihita kikugeraho ako kanya. Reka tuve muri ibyo tujye mu cyatuzinduye. Imihanda y'i Nyarugenge ikomeje kunyerezwa bikomeye na ya mari yahawe igihangano na diplomate, akayisuzugura cyane ayibwira ko idashobora gupima n'inusu. Diplomate abaye yaravuze ukuri, watamanzuye ko ubugabo atari ubutumbi, yaba yarindeba kure birenze uko ngiye nabitekerezaga. Gusa bibaye atari ukuri, iriya mari diplomate yaciye amazi cyane, yaba idapima n'inusu gusa, ahubwo yabigeze ku matoni y'ibiro. Mbere yo kwanzika, reka nsubiremo ngo ntunyumve nabi, ahubwo nyumva neza ukuremo icyakubaka kurusha icyagusenya. Nta kigande kiri muri twe, kuko twese ku rugero runaka twemera Bibiliya cyangwa Korowani. Twanzikiye muri ibyo bitabo twese twemera, byadusaba kwijijisha no kwiraza inyanza, kugira ngo twemeze ko tutazi amateka y'umwami wanesheje ingabo amajana n'ibihumbi, yewe ntasige n'uw'isi yose yahindiraga umushyitsi icyo gihe, Goliyati. Ni umugabo wari ufite amagara make, akagira akazina kari supure ka Dawidi, ariko wari waratoranyijwe n'Imana, imuneshesha amahanga yose kugeza n'aho imwicaje ku ntebe ya cyami. Nari mvuze ngo kugeza n'aho imwicaje ku ntebe ya cyami. Nyuma yo kugira ubuhangange buhambaye, Dawidi si njyewe wamwanditseho ko Sekibi yamugendereye ubwo yari ari gutambagira, imboni y'ijisho rye yarabukwa ikimero n'amabuno bya muka Uriya, agahita agwa hasi ku itaka, maze inkota ityaye igahita isubiza Uriya mu gitaka wari umutware we. Amunoni na Tamari basangiriye ubuzima ku mukondo umwe, ariko ibyo Amunoni yakoze nyuma yo kwirwaza no kwigwandika, akavuga ko ashaka kurira mu kaganza ka Tamari, nta kumiro. Umwe mu mateka umwami Salomo yari azwiho, ni ukuba yari afite ubwenge bwinshi butagereranywa no kwiyongobezamo abagore 1,000 bose. Abagore 1,000 bose. Sinzi impamvu batavuga ko urubingo rwose ari urw'umwami, ahubwo bakavuga cya kiremwa nawe utekereje. Ubanza Abisilamu bo barabimenye kare, bakemerera abagabo kwigwizaho abagore barenze umwe, mu rwego rwo gucubya iruba rishobora kubakamo nk'umuriro. Mu mahame ya Kisilamu harimo ihame rivuga yuko aho umugabo ari kumwe n'umugore w'abandi ari bo bonyine, Sekibi abagendera akababera umutware. None se nkubajije impamvu abagore batajya basarira mu musigiti umwe n'abagabo wayimbwira? Reka nkaraga isonga y'ururimi nyikwibwirire. Ni ukugira ngo ibitekerezo by'abagabo bidafatwa mbere nyamara baje gusenga. Kugezanya ku byishimo bya nyuma, Bibiliya na Korowani bivuga byeruye ko ari inshingano y'abashakanye bakiyemeza kubana akaramata. Korowani ivuga ko iyo umugabo ananiwe guhahira urugo, iyo ari impamvu simusiga ishobora kubatera gutandukana, kuko umutungo wose umugore yaba afite ububasha bwo kuwukoresha uko ashaka, ndetse yewe n'umuryango wakicira isazi mu maso uwo mutungo uhari,
nkurikije uko korowani bisobanura. Reka duse nk'abahombeka amaso tuve mu isi y'ibitabo tugaruke ku buzima turimo uno munsi. Uko biri kose ari ukuri cyangwa ikinyoma mu nkuru zavuzwe kuri Bruce Melody, Murungi Sabe, Israel Mbonye ndetse n'izo nabonye zatangiye gutitiza imbuga nkoranyambaga za Irene Murindahabi. Ni ukuri Nyarugenge bikomeje kugorana ko abasitari bakomeje gukozwa kambika ubwonko nabo bahoze basangira ikinyotera cy'ubuzima. Gusa ukuri gufitwe na ba nyirako kuko no gushaka indamu bijya bibaho. Subiza amaso inyuma uraza kwibuka buzuye amagereza n'abandi bahora bubitse imitwe kubera isoni n'ibimwaro batewe no kwijandika mu bikorwa bibi bifitanye isano n'ibyo turi kuvugaho. Abana ibibondo bitagira ingano babayeho ubuzima bubi ndetse hafi ya ntabwo kubwo kunanirwa gukontorora irari ry'umubiri ku babyeyi babo. Mbese ninde uzarokoka intambara yahindutse isibaniro ku nyokomuntu mu bisekuru byose byabayeho, ibiriho ndetse n'ibizabaho? Nari ngiye kuvuga ngo nutagira irari ry'umubiri nsanga naba mbaye semuhanuka kuko umuntu wese muzima riramwuzuye. Ahubwo rata uzayitsinda ntuzihotorera kutayoborwa n'iryo rari ry'umubiri. Ndavuze ngo ntuzihotorera. Iyi nshinga kwihotorera ifite ubusobanuro bwimbitse cyane. Nitwa Dushimimana Jose Mimoza. Mwagize neza kudukurikira kandi Imana iduhe gutekereza neza icyavuzwe no kugira umutima w'ibikorwa biharanira icyiza gusa. Gusenga nibyo byonyine bishobora kukubera ubwugamo abantu babona kunyagira. Gusenga nibyo byonyine bishobora kukubera ihumure abantu babona ufite ibintu byinshi biguhungabanya. Gusenga nibyo byonyine bishobora kugucira inzira abantu babona nta nzira zihari. Gusenga nibyo byonyine bishobora gufata ikinyoma umwanzi yaguhekesheje bikagipfunyikamo umugambi w'Imana. Gusenga byonyine bitarimo uburyarya birimo gukiranuka nibyo byonyine bishobora gutuma ibyaha biguhunga. Viziyo tugezemo ikeneye umugore usenga. Viziyo tugezemo ikeneye umugabo usenga, ikeneye umukobwa usenga, ikeneye umusore usenga. Uyu munsi ibintu byose watunga udafite kubaha Imana zero. Nta kintu ibyo bimaze